Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Mbahaye ikaze kuri Women Guides Ministry ndetse no mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ni ijambo tujye gusanga mu Itangiriro ibice 28. Turasoma duhere ku murongo wa 10 dusoreze kuri 19. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho arasinzira. Ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru. Abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho, kandi Uwiteka yari ahagaze hejuru yarwo. Aramubwira ati, ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikazi n'ikusi, kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Yakobo arakanguka aravuga ati, ni ukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi. Aratinya aravuga ati, erega aha hantu hateye ubwoba, aha hantu nta rindi ni inzu y'Imana, aha hantu ni irembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare kare, yenda ibuye yiseguye ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta yerayo, aho hantu ahita Beteli. Amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, iri ni ryo jambo nazanye uyu munsi kugira ngo tuganireho. Ni ijambo ritubwiye ukuntu Imana yagendereye Yakobo ikamusanga ubwo yari ari mu rugendo ahunga mwene se Esawu, nyuma y'uko yari amaze kumuriganya umugisha. Ni Imana igira imbabazi, ni Imana itita kuri ahahise hacu. Abantu b'abantu bashobora kuba bari kudukurikirana kugira ngo badutere amacumu batwice, cyangwa se bari kutuvugaho amagambo mabi, ariko Uwiteka Imana yo hari amagambo meza iri kutuvugaho. Rero uri mu nzira yo kuva mu byaha, wowe uri gukora urugendo rwo guhunga ibyaha, ni Imana iri kumwe nawe, kandi ni Imana nawe nakwifuza yuko yakugenderera mu nzozi ikagira ibyo ikubwira. Ni Imana itabeshya rero, ni Imana isezeranya ikabisohoza. Uku niko yagiriye Yakobo, iramubwira ngo sinzagusiga ntarasohoza ibyo mvuganye nawe. Nawe ndakusabira ngo kubw'imbabazi zayo Imana ikugenderere muri iri joro. Imana igira inzozi ikwereka, kandi mu byo ikweretse Imana izakomeza ibane nawe kugeza bisohoye, nk'uko rya jambo ryatubwiye ngo irinda isezerano ryayo ikarinda n'uwo yaribwiye kugeza ibisohoje. Imana ibahe umugisha rero. Niryo jambo nari mfite kuri uyu munsi. Reka tuzabonane no mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Mukomeze musomere ijambo, murushaho gusobanukirwa byinshi mufashijwe n'Umwuka Wera. Urakoze Mana yacu, icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose. Ni mu izina rya Yesu tugucire bugufi kandi tusenze tugushima. Amen, amen. Tuzabonana ubutaha. Bye bye.